Gazuna gasikiriyo abaduha ibyishimo byuzuye wabaza mani uhagaze aho ngo hari ikintu nshaka kukubwira. ase nk'uko turi mu rugendo urambaza iki mwana neza se gashibuti iki nanjye nawe umfata mu gatafari ariko ndashaka kunyumva mbwira tugende ko ni ibintu bigufitiye akamaro mukari tugera hari imbi udasangira uvuga ngo nyenyesho ngo ibiki ko naze kukubwira. Ahaha nubundi ndabizi kugira ubujarwa barogotwa iby'ibirogotwa ngo uteze amatwi na bene wanyu mukajya ushaka uzinyogosheraho miguri kumva niba ngiye twapanze ibintu ngo zira gahunda tugende tuzigure zicemo neza kujya tubone n'amafaranga tuzunguremo ibintu bimeze neza ntukashaka kunzana y'ibyo bintu byawe ntabwo ushatse kumva ibyo nshaka kukubwira. inyungu za ese kare hafi ya ntazo nubundi mbwira imishinga yawe yose ntabwo inyinjiriza birenze niba bitakwinjiza naho twakwiye ko turi kugendana rero nzajya nkubwira ibintu urabona ko tugiye kugura kiriya kiboro sibyo kandi nawe urayifite amafaranga ahagije nagira ngo ngurize nk'ibiceri nka turi wose uri kumva nongeranyeho reka ntabwo byakunda ejo bundi naguhaye amafaranga 600 nta n'iripfumu urampereza ubwo se urambwira gute ko ntabwo ibindi biceri uyangurije bikaba 900 byagutwara iki? 900 ni menshi harimo umutsima ntabwo nakongera kugura wirasho wagiye tugiye tigita urabona itari buze kuvamo amafaranga 1000 haravamo angahe haravamo 10 mfate bitano ufite ibindi urumva agenda aza gufata nka bine nijoro. ubu urashaka gushora mu yanjye tugakora paso uramba 7500 utware 500 niba utabyumva ubireke ntabwo ndi kukwinginga kuko njye ugiye kukuguriza nibyo uri kwikoresha ejo ntabwo wari uri kunsaba imbabazi uko yazira gahunda nayo ngiye kugukorera ejo si bari bagufunze none uburetse barete ni wongera kuza nawe nzongera kukuza gutabara. Yego warakoze ariko nanone ntabwo wajya umfatirana uko uboneye ngo nuko ujye nkorera uduserivisi tunoze nanjye ugomba gukora ibiri bunyinjirize kuko ninjye uba washoye menshi. Ubuse we kuba twagena n'iki kizuma avuga ngo wankoreye nanjye nakishimye. 600 nakugurije ko wayemeye uri kuvuga iki icyo nicyo kintu icyo ni ikintu kirenze umfura wagenda hariya no mu juru gatoragura. Wayatoragura okay naribi niba wayatoragura nizo turose uri kunguza ugenda uzitoragure mu nzira kuko n'umundi turi kugenda nazo ndi buguye ngabwe ivu n'uburozi nimba ari byo ngibyo ushaka kunkora ugere naho bira bintu byigurire n'amafaranga ukoresha yawe maze njye nisubire mu rugo n'ubundi mvuye hari gahunda nanogeje neza. Urarinda uvuga ngo ngende mbigure njye nyine se igitekerezo ninda wakizanye wirakazwa n'ubusibiciri n'ubundi ndabiguha ntacyo nagukorera n'ubundi ngewe ntambwa na seri ibikoma. Aha tugende muri make nambwo dasera ibikoma nese nkubeshye nambwa oya none simbivuze ubuse nimba ndimbuka ugerana nanjye ubwo uri iki urimbwa akazi cyangwa uri umusega ntabwo mvuze kuri imbwa ni umugani waciwe n'abanyarwanda niba ushatse gupinga iby'abanyarwanda uzacukumbure n'iby'igisekuruza byose umenye n'inkomoko z'ibyo bintu by'imigano biba byaraturutse tugende kuri buyambi ndayaguha ibiceri 300 ariko nawe ibyo twumvikanye ubyanga mitanya kwaka yose 7500 ugatwara 500 twagiye dupfa kugenda. reka mbamenera ibanga ry'ibyishimo kirazira kwiheba kwigunga no kubabara ibanga ni Gaju Comedy gusa kora share comment like subscribe ubaye umwe mu banyamuryango bacu wibere mu byishimo. ahantu barimo kumbona hadakinze harimo ikivero ngubu nabarimo ndabarasa po nze nkwereke reka mbamenera ibanga ry'ibyishimo kirazira kwiheba kwigunga no kubabara ibanga ni Gaju Comedy gusa kora share comment like subscribe ubaye umwe mu banyamuryango bacu. Dore bya bisambu byatujengereje byatujogoroje reka njye guhuruza. Umva se babwire muzi ibyo mbonye hariya mbonye igisambo kiri gushaka kwiba kinanga kunyura mu mihanda inyuramo abatera mwaka ubikanga nkanyura nkahura nabo use nk'iki gaterwa amacumu mu mayashaka n'iki ngone tugiye mu turacyazikoze koko yimbwa ngantu bari kwiba kwa mama bari kwiba kwa data bari kwiba kwa so bari kwiba kwa kuriyo twajya wa mugani ni kwa so ni kwa nyoko ni kwa nyoko ni kwa nyoko ni sono ufite
katubwire se nyine vavu cyangwa uri guhuruza bari kwiba iwanyu. ariko siko kuko muri kumbwira nabi muyoboke rimwe muhashye ibisambo muri uyu mudugudu nari bubone umuturanyi bagiye kumwiba sinze guhuruza Sokoye kuba ryahise dusigaye dushinzwe ironda ry'umwuga sha ko muri ari wo bagenda bafata ibisambo genda ubwire mudugudu ari ujya kukiza aho hantu bagiye kwiba ntabwo uzi ibiro byiwe Ariko abantu basigaye bagira n'isoni nke. Ubu raturebye tubonamo abanyerondo cyangwa uri kutubonamo amabagari. Umva ako kazi ntago ari akacu ahubwo mwebwe muturanye nimwe mugakwiye gutabarana. Niba ari umuturanyi wawe ibyo nibitureba genda umutabare cyangwa ubireke kuko ejo nawe bazaza kukwiba cyaba naguhonyagure aza gutabara. Hanyuma se nituza kubatabara twe turungukirahe Umva nyine wenda natwe tubatabaye ejo nashobora kuzadutabara ariko twibana mu kageto kacu kenda kutugwira bazakora n'umuganda nyine bakadufasha kukubaka neza. Ubuse nk'uyu nguyu muhuriye mu nzira ejo bundi muzahurira he? Umva rero kugira ngo urabona amasaha aracyari mabisi sibyo aracyarisangahe ukumva reka tumufashe vuba vuba icyo gisambo tugiye nyina vuba vuba ukumva none twikoneza gahunda zacu. Ahubwo se ubu ngubu kiracyahari twihuta ngo ngone tugende ngone tugenda ahubwo se wakigabo we ni hehe? dore ngiki cyakijura ndababwiraga ngiki rwose nanjye nabibonye none cyane baga nk'ingigiri hazi bitungagigera ngiye kwisiga amahoro urabona shaka ukuntu ufite na bloke sema reka tugikubite tugiye nyina ahubwo wowe uzi ukuntu tujye kubigenza genda utabaza abandi iki turakifasha urabona ko turi babiri wowe ukomeje kumufata uri wenyine yanakujwe ibagura n'ubundi reka nyibasinde iki kigirwa n'abagihotora n'ubundi n'injiri bukihotorere wegenda basha ufite ruswa tukubabarire ufite angahe wambesire ugasiki niba gifite amafaranga tuyagice duhite tugenda tukibabarire mfitemo 250 mwana n'ubundi ubundi narinje kurasa utuntu urishyura amafaranga icyatanu wa mukaritasi uziko bagufashe kujyana ku murenge we bitaba bibi bitewe n'uburyo mbabaje ndagufata 75 jya vava mwana umuntu adahita gutera urayazamura ntuyazamura mbere n'inyuma mfite 500 zamura amafaranga 500 gira vuba dore n'ubundi yagiye guhuruza n'abandi gira vuba twe tukarenge n'ubundi nta kazi twari dufite hano gira vuba se zamura ngaho saka ngaho aho kwemaga ndayakwereka nitugerayo we tuza nyine reka musake uzi gukubita umuntu namusaka yaterure neza ni kama hano umwuka utadushirira tugende ndagusize naho mumbera n'ubundi ayo mbona yose mba nayakuye mu bujura kanikomereza akazi kanjye sha mbona ngo ibicucu birambangira mbasi urajya he kagenda uboshye iki se kandi wowe wagicucu umukuyemo yose tugomba kuyagabana paso kwa paso reka ayo mafaranga ndamutse nanayaguhayeho mama yahita bisugido kuko n'ubundi wari usanzwe ufite amafaranga 600 aya ngaya birahuriramo cyese ninkukoma ibiceri 5 kuko ninamukuyemo 5 nawe wabibonye ntabwo wari uyamfitiye oya jya ugabanya ibyo bintu nawe urabizi ko ibyo bintu bitavamo rwose twabonye ko uri butware 7 nyatwara 205 maze aho abanyenzara mugaragarira ubonye ko twiboneye akazi ka Rose Rive ku ruhande utangiye kunyaka amafaranga dukuyemo nayo ndibwe wari ufite amafaranga 600 se ari amafaranga 5,000 twishyura inzu urabona ko maze amezi ari njye wishyura inzu wowe uheruka kwishyura inzu ryari cyangije ikibazo cyawe ngacyumva ngiye kucutakumva ikibazo cyanjye amezi yabanje ni ndoro yari warayishyuye se ko numva utangiye kwibara dusimburanwa nuko rero niba ukwezi ntabwo kurarangira kwanza ntabwo tugiye gusimburanwa kandi ibiceri mukuyemo ntabwo ndi buguheho uko byagenda kose nagufashije kuyamwaka twumvikane tonde wa kigabo nahita ngushwanyuza twumvikane ibiki kumvikane n'ubundi wowe urabunyishyuye nese hari umugabo urya ideni niyishyuye wari iyi deni nyishyura ndaguha amafaranga ariko ngiye twabwanye igihe nzakwishyurira umvaga siki twumvikane ungabanyeho ubudabugari niba warishyuye amezi y'ejo bundi ntabwo ngiye ibyo bindeba kwanza ntabwo mburana nawe gasiki ibiceri n'ubundi ninjye wabimwikuriye mu mufuka njyewe niba ari n'inzu yawe uri kundatisha ndayivamo ngende ndekura n'ubundi gera akaga karongora indushyi koko gera n'undi amafaranga wayavuye mpfukaze ko nahabonye ndarindagira none umwaka nayarenze ariye mwaka n'ibintu abagiye kwiba none gapfupfuka ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuha ni Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukasura iwawe